Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, munyemerere dusenga Imana yacu. Mbere yuko dutangira kuvuga ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe mu kuva mu gitabo cya Mose, munyemerere tubanze twiragize Imana. Imana yacu idukunda, Imana ikomeye, Imana izi ubwoko bwayo, Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa mu mirimo y'uburetwa, ikabasohoza mu gihugu cy'amahoro cy'amata n'ubuki cya Kanani. Iyo niyo twiringiye twese. Turagushimye rero kuri kumwe natwe kuri uyu munsi. Turakwinginze ngo imitima ya benshi bumva ijambo ryawe uyihindurire kuba abimbere yawe. Ndakwinginze Mwami Imana ngo twe duhagaze aha ngaha tugiye kugabura ibyawe, turakwinginze ngo tubere maso, ntaba ari twe ahubwo icyubahiro cyawe kituganze kitugote, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mukunzi mwiza rero, ni wowe wera kandi ni wowe ukiranuka. Duhagaze nk'abana b'abantu, turakwinginze ngo uhagararane natwe nk'Imana, kandi ube ari wowe uzi ibyatunga ubwoko bwawe. Ndakwinginze ngo ube hagati muri twe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Unyemerere rero abagiye kumva ijambo ryawe bose rigira aho ribakura n'aho ribashyitsa, kugira ngo Data wera ubwo twiteguye kugaruka k'Umwami wacu Yesu, buri umwe wese azaba ahagaze mu mwanya, kugira ngo tuzavuze impundu zo kwishima, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kubikoze. Icyo duheje ni Satani w'uburyo bwose, icyo tunanije ni imigambi y'abagambanyi, icyo dutesheje agaciro n'imbaraga z'ishyari, byose tubyambaje twizeye ko bishoboye mu izina rya Yesu. Amen. Reka nsabe umusomyi mwiza yigire hino adusomere kuri aya magambo aboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo waho wa mbere. Kuva 14 haragira hati. Kuva 14 haragira hati, Abisirayeli bambuka inyanja itukura. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Uwiteka abwira Mose ati. Uwiteka yongera kubwira Mose ati, Bwira Abisirayeli basubire inyuma. Bwira Abisirayeli basubire inyuma. Babambe amahema imbere. Babamba amahema imbere y'Ipihahiroti, hagati y'imidugudu n'inyanja. Imbere y'Abisirofeni. Imbere y'Abisirofeni. Uti imbere y'aho abantu abe ari. Imbere y'aho abantu bari abe ari hari. Mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Mubambe amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisiraheli ati. Farawo azavuga Abisiraheli ati. Bahabiye mu gihugu. Bahabiye mu gihugu. Ubutayu burabakingiranye. Bahabiye mu gihugu, none ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima icyubahiro. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo. Kuri Farawo no ku ngabo ze. Kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abanyegiputa bose bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenze batyo. Abisirayeli babigenze batyo. Umwami wa Egiputa bamubwiye yuko ubwo bwoko bwacitse umutima wabazanya. Umwami w'Abisirayeli abwira Abanyegiputa. Ugeze kuri kangahe?
barabazanya bati twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bava mu buretwa twakoze iki kugira ngo urekure Abisirayeli bave mu buretwa twabakoreshaga atunganisha igare rye n'intambara ajyana amagare 300 ayatoranije n'andi magare y'intambara turaza gusimbuka tujye mu bice 13 ari naho nshaka ko dusoreza kugira ngo twumve icyo Uwiteka avugana natwe muri iri jambo. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza muze kureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Amen. Ndagira ngo bene data bakundwa nshuti z'umusaraba tuganire kuri aya magambo. Farawo yari umutware w'umugome, yagomeye Abisirayeli abakoresha imirimo y'uburetwa y'agahato kugira ngo banamuke bave ku mwami wabo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Uwiteka arwanirire ubwoko bwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ushobora kuba muri uyu mwanya ufite Farawo ukurwanya, ufite Farawo w'uburwayi uguhagurukiye, ufite Farawo w'inzara ukurwanya, ufite Farawo w'ubukene, ufite umuturanyi umeze nka Farawo ushaka kuguheza mu buretwa, akazi karabuze uwo ni Farawo uguhagazeho, imigambi yawe wari wapanze yose yanze gusohora kubera Farawo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none nuhagarara imbere y'Uwiteka ukanga icyaha n'igisa nacyo, ukanga imigambi mibi yose, uraza kubona ukuboko k'Uwiteka. Uwiteka araza kwigaragaza mu mbaraga ze, kandi Farawo nguwo waguteye ubwoba wagushikamiye ntabwo uzongera kumubonesha amaso yawe ukundi. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo mfate Farawo mugereranye n'ibikurwanya, ndagira ngo mfate Farawo mugereranye n'ibyaguhize. Uracyari umusore ukenera kubaka urugo, ariko Farawo aracyahagaze imbere y'ibikingi by'amarembo. Urapanga imigambi yawe ntifata, urangije amashuri uradepoza bikanga, uwo ni Farawo ugihagaze muri ya ministeri udepozamo. Ariko uyu munsi uze kwihagararira usenga Uwiteka, tuze gufatanya dusenga n'Imana kugira ngo Uwiteka Imana yacu ifite amaboko akomeye ize kurwanya Farawo mu migambi yawe, kugira ngo kwa kudepoza kwawe kuze kwemerwa, dosiye yawe yuburwe, maze nawe uhamagarwe ugiye gukora. Imana yacu duhana umugisha. Hari igihe Farawo ahagarara mu rubyaro ugashaka, wamara gushaka Farawo agahagarara mu ndibyara. Imana yacu itugirire neza, akabuza umubyeyi kubyara kandi warubatse urugo wifuza abana. Imana yacu itugirire neza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo reka duhagarare duhamagara unesha Farawo, duhamagara Imana yatsinze Farawo, duhamagara yambukije Abisirayeli inyanja itukura, ize guhagararana natwe muri uyu munsi kugira ngo Farawo wacu aze gutsindirwa imbere y'amaboko y'Abisirayeli, ndetse atsindirwa imbere yacu bwite. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Waba utewe ubwoba na Farawo, Farawo w'inzara aguteye ubwoba, Farawo kwambara ubusa aguteye ubwoba, Farawo w'intege nkeya nawe yarururutse araza. Ariko ndagira ngo mvugane nawe aya magambo, ntimuze gutinya Farawo.
ahubwo muhagarare mu mugambi w'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Nimuhagarare imbere y'umugambi w'Uwiteka, mugafata imbaraga z'Uwiteka nk'intwaro yanyu, mukanesha, mugahagarara mu kwizera, mukambara imbaraga duhabwa na Kristo Yesu, muraza gutsinda Farawo. Kandi uyu Farawo murebesha amaso ntabwo muzongera kumubona ukundi, kuko imbaraga z'Uwiteka arizo zanesheje Farawo. Abisiraheli bambuka Kanani, babamba amahema. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data nshuti z'umusaraba, muhagarare mu kwizera, kuko Farawo turi imbere nta mbaraga afite imbere y'Imana yacu. Farawo turi imbere nta mbaraga afite imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Farawo nta mbaraga afite imbere y'ubushobozi bw'Imana Data, ndetse imbere y'ijambo ry'Imana Farawo yatsindiwe imbere y'Abisiraheli. Ndetse ngo Abisiraheli bambukira ngo baca mu nzira mu nyanja ngo nk'abambukira ku butaka. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo Farawo wari ukugose araza gutsindwa. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga Farawo yakoreshaga ziraza kunanirwa, kuko umwami Imana ahagurutse mu ruhande rwacu. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi wa none ndashaka kubwira abantu bafite kwizera, bafite ibyiringiro biri muri Kristo Yesu, ko uyu munsi wa none Farawo mwarebeshaga amaso mu bibazo byanyu mutazongera kumubona ukundi, kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uwiteka abwira Abisiraheli ati uyu munsi ndaza kwihesha icyubahiro imbere ya Farawo n'ingabo ze, ati ndetse n'ayo magare yabo y'intambara nayo ntimuzongera kuyabona ukundi. Imana yacu itugirire neza. Yesu nashimwe cyane. Dufite umwami ukomeye bene data bakundwa nshuti z'umusaraba. Dufite umwami ukomeye ujya uturwanirira. Wa wundi wabanye nawe aho wari uri ku ishuri, wa wundi wabanye nawe mu rugo rw'iwanyu. Uvuka mu muryango ukennye, uvuka mu muryango udafite ibyo byose byari biteganijwe, ariko kubera imbaraga z'umwami Imana warize uratsinda. Ndetse uyu munsi ufite diplome, ariko ndagira ngo bafite diplome zanyu nze guhagararana n'Imana Data n'Imana Mwana n'Umwuka Wera, tuzisengere kugira ngo zitangire gukora ibyiringiro biboneka muri Kristo Yesu, ko naho imisozi yakurwa hayo, ariko ijambo ry'Uwiteka rizasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, wewe wari ufite kwiheba, wewe wari umaze gucika intege, wewe wibwiraga ko bitazashoboka, wowe ubona mu mashuri ugenda mu gihe cy'ikizamuki ukiheba, ukabona amanota adashyitse. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana yakinguye ntawe ukinga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none uhagarare mu kwizera, dusengera ubwenge bwawe Farawo yafunze kugira ngo bufunguke, kuko Uwiteka ari bwiyerekana uyu munsi kugira ngo ubwoko bwe butangire gutambuka. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo nganire nawe kuri aya magambo. Yesu atugirire neza cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Naho igiti cyatemwe cyakongera kikumva amazi, kikongera kigashibuka, niyo mpamvu ubwiza bw'Uwiteka nshaka ko, nifuza ko ubwiza bw'Uwiteka bwagaragarira muri mwese uko muteraniye aha ngaha. Imana yacu turengere dutabara. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyakunaniye, hari n'ibyakunanije, hari na Farawo ugushikamiye ugutera ubwoba. Ndagira ngo nkubwire ngo aha Farawo uyu munsi kashobotse. Yesu ashimwe cyane, kuko Imana yacu yahagurutse mu ruhande rwacu. Imana yacu nishimwe cyane. Yesu atugirire neza cyane. Utewe intege n'ibibazo ubona, utewe intege, uciwe intege n'amagambo bavuze, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta magambo yavuzwe kuruta yo Farawo yavuze ku Bisiraheli. Yageze nubwo yishima ubutware bwe n'imbaraga ze, aravuga ngo ninde Mana yabasha kubakura mu maboko ya Farawo. Uwiteka Imana yacu ishimwe cyane. Ibyo byarakaje Uwiteka, bituma Uwiteka Imana yacu ahaguruka mu mbaraga ze, araza aravuga ati uyu munsi wa none ndaza kwihesha icyubahiro imbere y'ubwoko bwawe. Ndagira ngo mwene data ufite kwizera, uyu munsi wa none uzamure kwizera kwa Uwiteka, araza kwihesha icyubahiro imbere y'ikibazo cyawe. Imana yacu itugirire neza. Uwiteka araza kwihesha icyubahiro imbere y'ikibazo cyawe. Hari Farawo wagushikamiye, hari Farawo udatuma uvuga, uragerageza kwiga bikanga, umuryango wawe ntubanye neza. Hari imbaraga za Farawo zateye mu muryango, hari imbaraga za Farawo zahagurukiye mu baturanyi, hari imanza zahagurukijwe na Farawo, hari ubugome Farawo ahagurukanye. Ariko ndagira ngo uyu munsi wa none duhagarare muri bwa butware bwo gutegeka duhabwa n'ijambo ry'Uwiteka Imana yacu, kugira ngo inzira za Farawo zose tubashe kuzifunga duhagaze mu butware bw'Uwiteka.
imana yacu turengere dutabare. Yesu nashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Umugambi wa Farawo turagira ngo duhagararanye n'Imana yacu uyu munsi, duhagarare mu butware, tuvuge ngo umugambi wa Farawo urarangiye ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe cyane. Umugambi wa Farawo urarangiye ku buzima bwacu. Abiringira Uwiteka, abakurikiza ibyo gukiranuka ku Uwiteka, umugambi wa Farawo uyu munsi ndababwiza ukuri yuko uza kurangira ku buzima bwacu. Imana yacu tugirire neza. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, mwizere Uwiteka Imana kandi muhagarare mu mwanya mwiza, mwanga icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo Uwiteka Imana yacu aze kwihesha icyubahiro ku mugambi we yateguye, kandi aze kwirukana Farawo n'ingabo ze ku buzima bwacu ndetse no ku mibereho yacu. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi wa none ndaza kuvugana n'urubyiruko. Imana yacu tugirire neza. Ndaza kubwiriza ku ijambo rivuga ngo ese Abisirayeli iyo bataza kumvira, kuko Mose yabahaga amategeko akababwira ati Uwiteka Imana yanyu irambwiye ngo mbabwire ngo mwitware mutya, ndetse muze kwihagararira, nimwitwara neza imbere y'ibyo mbabwira, muze kwihagararira, umwami Imana yacu araza gukora imirimo. Imana yacu tugirire neza. Yesu iyo bataza kumvira Mose baba barageze i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbwire abana batumvira ababyeyi, abasore, inkumi baca inyuma y'amategeko y'ababyeyi, ko baba basuzuguye Mose, kandi Mose ari ubavuganira ku Mana. Uyu mubyeyi wawe afitanye ubumwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Afitanye ubumwe bukomeye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire ngo umwana w'ikivume ntashobora gutunga umugisha. Yesu ashimwe cyane. Imigisha myinshi ituruka ku babyeyi ivuye ku Mana. Abana bakayihabwa, bakayigenderamo, bakazarinda basaza bakiri muri uwo mugisha w'Imana waturutse ku babyeyi babo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo wowe nkubwire, wowe wumvaga ijambo ry'umubyeyi nk'ikintu cyoroheje, umenye ko ijambo ry'umubyeyi ari irivuye ku Mana, kuko Imana yamugize umurezi wawe wo kukuba hafi, kugira ngo ajye guhugura, gukangure, ugume mu nzira nziza, uzarinde usaza utayivuyemo, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ribitubwira. Imana yacu itugirire neza. Mwumvire ababyeyi, kuko muzaba mwumviye Imana nimukubikiza n'ababyeyi umunsi wa none. Aze gutera intambwe abwira ababyeyi bati numvise ijambo ry'Imana rimpatira kubasaba imbabazi kugira ngo nanjye ngaruke mu rugo. Uwiteka tugirire neza cyane. Rubyiruko, nshuti z'umusaraba, bana b'Imana ishobora byose kandi isumba byose, mugendere mu nzira zo kumva no kumvira, kugira ngo muzaragwe ibyiza byo mu gihugu. Yesu ashimwe cyane. Maze iminsi mbwira abantu ku ijambo rivuga ngo afande niyo yaba ari umwana w'imyaka 18 cyangwa 21, ashobora kubwira abasaza nkanjye ba 50, 60 ati muryame tukaryama. Yavuga ati muhaguruke tugahaguruka. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubwo kumvira bashobora gutangiza urugamba bakarusoza. Yesu ashimwe cyane. Ariko umwe muri bahagurutse akavuga ngo uriya mwana, undi akavuga ngo uriya mwana, undi akavuga ngo uriya mwana, ntabwo urugamba batangiye barutsinda. Natwe iyo tutumviye Imana tuba duhaye icyuho Satani akaza akaduhindura ifundi igira ibibuzo, tugahinduka nabi cyane ku buryo bibabaza Uwiteka. Imana yacu tugirire neza. Mureke twige kumva no kumvira, kugira ngo tuzarye ibyiza byo mu gihugu, kandi twumvire abatuyobora, kugira ngo umugambi w'Imana usohore kuri twe, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Hahirwa abagendana n'Uwiteka, kuko bumva impanuro zarizo zose ziturutse ku babayobora, maze bakajya mu mugambi w'Uwiteka, bakabasha gusohoza urugendo rwabo amahoro, batarimbutse kandi badashiriye mu nyanja. Yesu ashimwe cyane. Iyo Abisirayeli bataza kumvira, ntabwo iriya nyanja itukura, ntari amaboko akomeye ya Farawo yarabari inyuma. Ijambo riratubwira ngo imbere hari Yorodani, iruhande n'impande hari imisozi, inyuma yabo hari ingabo za Farawo n'amagara akomeye cyane n'ibirwanisho bikomeye cyane. Ariko kuko Mose yaratunze amaboko ye yose n'umutima we wose ku Uwiteka, arangije abwira Abisirayeli ati nimwiturize gusa mwihagararire, muraza kureba icyo Uwiteka aza gukora. Muraza kubona ubwiza bw'Uwiteka Imana imbere yanyu n'ingabo za Farawo. Yesu nashimwe cyane. Ngo bamaze kwambuka
Uwiteka ashimwe cyane kubwo kumvira. Bageze hakurya y'inyanja, hakurya ya Yorodani, ngo batangira gutera indirimbo z'amazamuka. Ba Miriyamu na ba Aroni batera indirimbo bahimbaza Uwiteka. Niyo mpamvu natwe dukunda guhagarara mu mwanya wo guhimbaza Uwiteka, kuko Uwiteka Imana yacu yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Imana igira ishimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Bakunzi rero nshuti z'umusaraba, wari umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana, twumva aho ridukura naho rituganisha, kugira ngo duhore amazi y'inyanja yamaze kubarengera. Umugambi w'Imana wamaze kumutsinda. Ahasigaye mwiringire Uwiteka kandi musengeshe ukuri n'umwuka. Imana yacu izatugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Mwumvira ababayobora kugira ngo muramire mu gihugu, kandi muce bugufi cyane kugira ngo Uwiteka bari ubazamura. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo uzamutse mbere yuko Uwiteka kuzamura, iyo umanutse urashenjagurika, ariko abazamuwe n'Uwiteka nta kijya kibamanura. Imana yacu tugirire neza. Reka duhagarare mu mwanya ukwiye kandi mu mwanya ushyitse, kugira ngo Uwiteka dusange ku munara we wera, maze imbabazi z'Imana zitubonekeho. Habakuki avuga amagambo akomeye cyane, abwira Uwiteka ati Uwiteka, nge nzahagarara ku munara wanjye, aho ndeba ukamenya, kandi aho uzajya umbona ukanyishimira. Mu burubyiruko rwishimirwa n'Imana n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Mu burubyiruko rwishimirwa n'Imana n'abantu, kugira ngo muzarangize urugendo rwanyu amahoro, kuko abababanjirije bagize ikintu cyitwa kwihangana. Bahuye n'intambara bazihanganamo, bahura n'ubutayu babwihanganamo, bahura n'imisozi ndetse n'ibibaya n'imigezi babyihanganiramo, ariko umugambi w'Uwiteka urasohora. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Urubyiruko nshuti z'umusaraba, mukomeje mu mashuri yanyu, mukomeze mwige, ariko mwiringira Uwiteka. Mwige mwiringira Uwiteka, mwige mwanga icyaha n'igisa na kure, kugira ngo umugambi w'Uwiteka usohore kuri mwe. Uwiteka Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ntabwo Imana yacu igikorana n'ibiyobyabwenge, ntabwo Imana yacu igikorana n'abasinzi ndetse n'abasambanyi. Abadasohoza imigambi yo gukiranuka k'Uwiteka, Imana ibaba kure cyane, ariko abakunda Imana bagakora ibyo gukiranuka, Uwiteka agendana nabo mu nzira zabo zose. Imana yacu itugirire neza. Turi ku mugambi mwiza wo gusoza, turagira ngo buri umwe wese agire icyo akura mu ijambo ry'Imana, kandi kizamuyobore mu nzira ze zo kubaho kose, kugira ngo umugambi w'Uwiteka ube ari mwiza kuri w'izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana yacu rero ibagirire neza kandi bagenderere, ukuboko kwayo kubarinde kandi kubakomeze. Mu minsi itaha mugiye kwinjiramo, bamwe mugiye kujya mu mpande zitari zimwe, mutatanye kubw'umurimo w'ishuri no kwiga. Ndagira ngo Imana yacu n'amaboko yayo akomeye izarwanye Farawo ubabuza ubwenge, izarwanye Farawo w'umugambanyi, izarwanye Farawo ubashora mu biyobyabwenge, izarwanye Farawo wabashora mu busambanyi, irwanye Farawo uzabashora mu businzi, kugira ngo icyo Uwiteka Imana bateganyirije muzagishyikire mwese muri bazima.